Yesu ashimwe. Barambwiye nsubira mu Gatsata iryo joro nashatse ko ngenda sinafite n'itike sinzi uko byagenze simbyibuka. Yesu ashimwe. Ariko barangije haleluya. Ariko ya base ntabwo yibutse abandi ba yibutse Imana ititaye uko matamangana n'amabinga. Imana ititaye uko ukomoka. Imana ititaye ko ufite so cyangwa ufite mama. Imana ititaye kuri imfubyi ya burundu. Imana ititaye aho ukomoka n'igihugu. Imana ishobora kugutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Yesu ashimwe. Barambwiye nsubira mu Gatsata iryo joro nashatse ko ngenda sinafite n'itike sinzi uko byagenze simbyibuka. Yesu ashimwe. Ariko barangije haleluya. Ariko ya base ntabwo yibutse abandi ba yibutse Imana ya Israel. Araba ngo Mana icyamukampa umugisha, Mana icyamukagura imbago yanjye, Mana icyamukandinda ibyago ko imbabazi ukundi, Mana icyama ukuboko kwawe kukabana nanjye. Haleluya. Ngo arangije ngo Imana imusubiza ya bese ibyo sabye byose. Haleluya. Mbabarire. Haleluya. Hari benshi, hari nabirirwa bahamagara abantu dad or brother or mom, ugasanga umuturage wese uramwita mami, ugasanga ikintu cyose uracyita daddy. Haleluya. Daddy na uncle na brother ni ibintu bitakigira bitagifite form or formula, bitagifite nyirabyo kubera ubutindi bwuzuye ubwonko n'umutima. Ntabwo genda nshaka kwita mami, ntabwo bikunda kuko ni kibazo nahoze ngira ngiye mfite umutwe munini. Haleluya. Yes, I have ikibazo sinshobora. No, I know my dad and I know my mom. Mwiriye kuba nzi data, mwiriye kuba nzi mama. Kubera inzara mfite sinkwiriye kwita abantu bose daddy, sinkwiriye kwita abantu bose mami, sinkwiriye kwita abantu bose brother, sinkwiriye kwita abantu bose sister. Ukwiye kugira belonginga, ukwiye kugira ukomoka. Ntukwiriye kwita akantu kose daddy or brother or who kubera inzara. Ibi byose ni ukutamenya uwo wabwira. Ibi byose ni ukutamenya uwo wabwira. Ariko genda batumye mbwiye isi cyane cyane ndabwira umwana w'urubyiruko ufite uko wavutse uri, ufite some mistakes ziri ku buzima bwawe udashobora kumenya iyo zavuye. Wavutse utawe, wavutse utakaye, ntufite ukwibuka. Ariko ashaka kuguhumuriza mu izina rya Yesu. Ufite Imana yagukonsideringa, ufite Imana yaha agaciro ukusa n'ukungana, ufite Imana yaha agaciro ukureshya, ufite Imana yaha agaciro ubushobozi ufite Imana yakumva. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari akarimbo gato yakavuga mbabarire mbana iyo ndi muri ubu buzima ntabwo ni controllinga cyane kuko ntabwo ndi umuprotisiye, ndi umukozi w'Imana. Umva uko avuga, hamagara haruwa kumva, hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara. Reka mbabwire hari umuntu wakumva. Reka mbabwire mwamfurama, jewe ubu ngubu icyo ndushise namenye ko hari uwamyumva, namenye ko hari uwakwagura imbago yanjye. Uva kwagurirwa imbago ariko yigizayo hanagarukiraga akigizayo ragura imbago. Amen. Agira push. Haleluya. Narindi squeezed like this, narindi squeezed like this, ariko Imana ishobora kwagura like this. Amen. So then simfite ubwoba bw'imbago zinyegereye, mfite kwishima no kunezerwa ko ari kwagura imbago yanjye. Icyakabiri, mfite kwizera ko ari uwampa umugisha. Umugisha nagutangwa n'abana b'abantu, mushitangwa n'Imana. Ntabwo ubufaranga ariko sinaguha umugisha. Wampa udufaranga ariko wantu umugisha. Ariko Imana ni umugisha, amafaranga azaza ankurikiye. Yesu ashimwe. Abantu mufite murize, mwana strugglinze mwarize for sure. You tried. Ariko ni mufite umugisha. Kwiga n'umugisha ni bibiri. Kugira urugo n'umugisha ni bibiri. Kubyara n'umugisha ni bibiri. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ufite ukeneye umugisha. Uburebure n'ubwiza n'uburyo ufominze n'umugisha biratandukanye. Ushobora gusukusa ariko udafite umugisha. Ushobora kubura abroad or somewhere mu gihugu cyiza ariko ari amakarito. Why?
uba mu gihugu cyiza ariko ntufite umugisha. Haleluya. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo niyitanga umugisha. Ntabwo umugisha uhabwa no kuvuka mu mataje meza cyangwa kubyarwa na minisita ukomeye cyangwa kubyarwa n'umucuruzi ukomeye. Ibyo byo abo bose bakubyara ariko ntibaguha umugisha. Ibyo baguhaye ukabirya ukabimara ariko budafite umugisha. Ndabarangiye hari Imana itanga umugisha. Ya bese aravuga ngo mana icyamuka mu mugisha Imana arumuhaye. Aravuga ngo mana icyamukoko kwawe kukabana nanjye. Ukeneye ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Ni ukuri ukuboko kw'Imana ni kuza ku buzima bwawe kuzakosora ibyo Satani yakosheje ku buzima bwawe. Mu buryo ki? Yesu ashimwe cyane. Imana ikosora ibiki? Uburyo wavutse, ibyo baguhumanije, abakuroze, ibyabaye. Haleluya. Ukuboko kw'Imana kujya kuba ku buzima bw'umuntu yizera. So this Imana ya Abraham bagire neza. Ndashaka gusoza kuri murongo nkabareka mbabwiye ko yabese yagiye neza n'Imana. Muri iyi situation mwisi nk'iyi reka na isi niki. Isi ntabwo ifite ikibazo. Ni wowe ufite ikibazo bitewe naho wavukiye. Yes, isi se ibyatsi urabimera. Imvura ishakiragwa cyangwa kazaza bizazira what do you call world? Isi niki? Isi ntabwo isi ze niki. Isi n'ubuzima ubayeho. Isi nahuba. Isi ni environment yawe uko ubayeho. Isi Yesu ahabwa icyoro. So Imana ishobora guhindura isi yawe ikayigira paradise. Icyo cyanditswe kirahari. Kiri muri Yoweri igice ndakibarangiye. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 3. Aravuga ngo imbere yabwo igihugu kimeze nkango byo mu Eden. Look, Imana ishobora guhindura huba Eden Garden. Nibyo ndabikubwiye rwose. Reka nsoze muri ibyo cyose ya gusoma. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Kandi ubwo ndo ndawurayindinga nsoza. Yesu abagirire neza. Tugiye muri Zaburi 23 ntabwira kandi karongo. Ikintu Imana igiye gukorera. Ikintu Imana igiye kugukorera. Yesu ashimwe. Ikintu Imana igiye kugukorera. Ntabwo ari abantu bakora baragushuka. Imana ikoresha abantu ariko sibo bakora. Kandi ntabwo ari ugomba guhitamo ab'Imana izakoresha. So ugomba kwihitira ab'Imana izakoresha. Imana ikoresha uwishaka. Wowe egera Imana hamwe izakoresha izamwishakira. Vuga amina. Amen. Yes. So abantu biruga bashaka ab'Imana ikoresha. Giye ntago nshaka Imana ikoresha. No. Oya rwose. Umviriza uyu murongo. Zaburi 23 umurongo wa 5 wonyine mu buzima. Uwo murongo uwusengeremo. Imana igiye kukoresha ku buzima bwawe. Umviriza. Uwo niwe uzahabwa sorry 23 umurongo wa 5. Yes. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Okay? Yes. Ansiza amavuta ku mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Aya magambo abiri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ititaye uko wavutse. Ititaye uko amazuru yawe angana. Ititaye uko amatama angana n'amabinga. Imana ititaye uko ukomoka. Imana ititaye ko ufite so cyangwa ufite mama. Imana ititaye kuri imfubyi ya burundu. Imana ititaye aho ukomoka n'igihugu. Imana ishobora kugutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ishoboye kugutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Ndagutumye pfuka amahuri ubwiye ngo Mana ntunganyiriza ameza imbere y'abanzi banyu. Aka kabiri ansiza amavuta ku mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Imana ishobora kugusiga amavuta ku mutwe igikombe kigasesekara. Reka mabwira ku kantu gatoya mukamiri n'umuti. Iyi Imana ije kugusiga amavuta yayo ibanza kugusigura ya Satani. Impamvu mubona abantu arabicanye umuntu akavuka ari umukinnyi umuntu akavuka ikenyemenyo umuntu akavuka reba umuntu kumva umuntu akavuka nabi akavukana urwango akavukana amacakubiri akavuka uko afite amavuta muri we. Nta wabwirije Kaini kwica Abel byamuvuyemo ishari byamuteye kwica murumuna we. So this
Imana igusiga amavuta igira ndi gusigura igusigura amavuta yabiwanyu batajya bashaka igukura amavuta yabanyu bajya babyara ku mashyiga bajya badashatse igukura amavuta y'uburayi igukura amavuta y'ubutindi igukura amavuta mabi ikagwa amavuta meza. So amagambo abiri antunganyiriza meza imbere y'abanzi banjye. Hari iki Imana yakora? Imana yakora iki? Arabavuga ngo Imana hari icyo yakora. Nge numva babatindi bamwe serat mpamvu mwita umuntu mutindi afite ubumenyi buke ngo Imana ifasha uwigize gute barabashuka ntago byanditse nibigambo byanyu. Yes, ahabwa icyubara. If you compare God and you wibona you compare Imana nawe uri iki? Ngo Imana nizera ikura ku cyavu inzi kicazanye n'ibikomangoma hagifite middle class. Yes, ashimwe. So Imana intunganyirije ameza je nawe Imana yitwa Uwiteka idutunganyiriza ameza imbere y'abanzi banyu imbere y'abanzi bacu. Icyabanzi banjye nawe bakeka ko kigiye kutubaho igiye kugihindura mu izina rya Yesu. So hari icyo Imana yakora. Ndumva mbwirwa mu mutima ndumva ijwi. Hari abantu Uwiteka agiye guha ubutwari. Uwiteka agiye guha ubutwari iki bwo gushobora icyari cyarakuraniye. Hari abantu Uwiteka agiye guha ubutwari bwo gushobora icyari cyarananiranye. Amen. Hari abantu bagiye guhabwa ubutwari. Hari abantu bagiye gushobora ibyari byabananiye. Hari abantu bagiye kujya ho bari barananiwe kujya. Hari abantu bagiye kubona za visa bari barananiwe. Hari abantu bagiye kubona akazi kari karanze. Hari abantu bagiye gukora business zari zarapfuye. Hari abantu Imana igiye guha ubushobozi. Rero bene data mutena hano Imana bampera umushimwe mwese munyumvishije. Narindi kuri TV kuri Christ the King TV niyo narindiho. Yes, ashimwe. Niyo bantumiye nari nagiye kubasura nari nabasuye Imana bampera umugisha. Ariko mfite channel yanjye yitwa Muhoza Bruce TV. Channel yanjye yitwa Muhoza Bruce TV. Nomero zanjye ni 0788 655 Itoro nababwiye ko riri muri Kacyiru. Nomero yanjye ni iyo ngiyo. Ariko ushatse watangira na +2507 88653571. So Yesu abahereza umugisha. Bavaniwe banje bantumiye ntanze ijambo ko Imana rimpaye. Hari iki Imana yakora? Hari iki Imana yakora? Muve mu byo mwebwe mwakora. Niba unanakora ijambo ry'Imana rivuga ngo hamwe n'Imana byose birashoboka. Korana n'Imana. Imana hari iki igiye kubakorera. Imana igiye kubakorera iki? Imana igiye kwagura imbago yawe. 1. Imana igiye ukoko kwayo kugiye kubana nawe. Yesu ashimwe cyane. Imana igiye kukurinda ibyago ko bikubabaza ukundi. Imana igiye kugusiga amavuta ku mutwe igikombe cyawe gisesekara. Imana igiye nkuko nabasomeye. Imana igiye gutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Hari ijambo nyasoma nivuga ngo ninde wankoma mu nkokora. Yo ni Imana yivuga. Ninde wankoma mu nkokora ngo abaze ngo ndakora iki? Nakinze ntawakingura. Nakinguye ntawakinga. Nsoza abantu bariho baribaza icyo bakora. Wasiwe mwabantu mwe wa muntu we. Ibaza iki Imana yakora reka kwibaza icyo we wakora. Jya mu gusenga Imana igiye guhura nawe. Hura n'abakozi b'Imana injira mu nzu y'Imana. Fata akanya kawusenge. Nsoza ishengesho ry'abanyantege nkeya rirutayo nuko bana n'Imana isaha imwe. Isengesho nibura ry'isaha imwe rinaniye abantu mu nzu yabo mu byumba byabo. Isengesho ry'isaha imwe. Bareba TV how many hours? Bajya gusura inshuti amasaha ngahe? Bajya sigiwe gusohokana n'ababakeneye amasaha ngahe? Ariko umuntu akananirwa umwanya we na Yesu isaha imwe. Yesu ngo arazabaza bishwa basinziriye. Aravuga ngo mwana nibe kubana nanjye nibura isaha imwe. Ruka
muhaye abantu umwanya, muhaye isi umwanya, muhaye gutekereza umwanya, muhaye amatelefoni, WhatsApp, Facebook, Twitter, whatever, mubihaye umwanya munini kuruto muhereza Imana yanyu. Niyo mpamvu ubutabazi bubuze. Muribaza babatabara n'ababafasha, ariko Imana niyigira ikikora, niyikirema yareze kagisohoza. Sabantu ikindi nsoza nakubwenga Imana ikoresha abantu, kandi wizakoresha kuri wowe nizamuhitamo. Shoje nitwa Pastor Bruce, Imana bagirire neza.